Vestine nk'umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana, yaciye amarenga yo gutandukana n'umugabo we. Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, arimo kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jalik. Mu butumwa bwe yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'Icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ko ari mabi cyane, wongereho ko yongeyeho cyane. Yagize ati "Uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bigoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibi bintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbesha ukundi ngo anyangirize ubuzima." Ayo ni amwe mu magambo yanditse ku rukuta rwe ku mbuga ze akunze gukoresha. Yatangiye ku Instagram amafoto yari afite ari kumwe n'umugabo we yayahanaguye. Byaje kugaragara ko ku mbuga ze zose amafoto ari kumwe n'uyu Jalik yose yagiye arayahanagura. Uyu mugore wumvikana nk'uri kwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwazi neza. Azaba ari uwazi neza. Bivuze iki? Kuba yanditse aya bivuze ko ubwo uyu bakoranye ubukwe ntabwo babanye neza. Mwibuke ko ubukwe bwabo nta gihe bushize, bwabaye tariki 5 Nyakanga mu mwaka w'2025. Urumva rero nta mezi angahe, nta n'umwaka. Gutangira kwicuza nta n'umwaka, arimo kuvuga amagambo nk'aya ateye ubwoba. Yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Uwo ari guteganya undi ntabwo akiri Jalik, ntabwo akiri we bazabana. Uri kumva ko rero umuntu uvuze gutya ubwo byararangiye, ahubwo gusa turi kubihamya, ariko imvugo ye iri kugaragaza ko byarangiye nta n'umwaka. Ntabwo byoroshye. Ingo z'ubu ni danje. Ariko iki kintu kigiye kiraba akenshi mu bantu b'abasitari. Abantu b'abasitari ntabwo abubaka ingo zigakomera ni bake. Abasitari hari bimwe mu byegeranyo nagiye ndumva by'abasitari bakora ubukwe. Abenshi abasitari bamaze kugerayo cyane ntibarambya urugo ntiruramba. Ni ukuba maso rero, uko urushaho kuzamura izina ni nako ugomba kuba maso cyane no kuri iki kintu cy'urugo, kuko ni amahitamo umuntu agira, akaba ashobora kuzagira ingaruka mbi ku buzima bwawe cyangwa nziza. Niba nibuka neza bari gusezerana ku murenge, ndakeka ko ubwo bukwe nta bantu bari bifuza ko ubu bukwe
bwagira abantu benshi babumenya. Byabaye induru ku mashusho mediya, bivugwa ko byavuzwe cyane bigacaracara ko nta n'umukameramani wari wemerewe kujyamo. None se ukoresha ubukwe ukumva ko butagaragara, ari ikibazo cy'ubushobozi watumira bake, ariko bikagaragara. Ndibuka ko rwose iki kintu cyaravuzwe ko batari bashaka ko ubukwe bwabo bwagaragara. Nkaba ndi kubihamya, ariko nanjye niyo makuru nari nsanzwe mfite. Vestine ubu ari kubarizwa muri Canada, aho yari ari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu, bikaba byararangiye mu mpera z'iki cyumweru. Ngibyo ibya Vestine. Ndakwibutsa ko hano ari kuri Jean Nsenga VSP, wakora subscribe ubundi ukajya ubasha kumenya amakuru atandukanye.